n'izina ryanjye. Amazina yanjye yitwa Kabayiza Olivier, ahagarara mu izina rya bagenzi banjye twari kumwe itsinda twari kumwe twabanaga na Giselle Precious dufatanya umurimo w'ivugabutumwa bande. Kongera nkahagarara mu izina ry'umuryango witwa Precious Family, umuryango uhuriyemo abantu benshi batandukanye, bari abakunzi ba Giselle, ibihangano bya Giselle. Twari duhuriye mu itsinda rimwe umuryango mugari ndetse n'aba bavandimwe turi kumwe aha ngaha. Mu mwanya muto dufite ndabanza mvuge ku ruhande rwanjye, Giselle ari inshuti yanjye y'inkoramutima. Imbaraga z'amasengesho ijuru rirakinguka, imisozi miremire igahinduka ibibaya. Harimo ubutunzi bwimbitse, umwanzi nawe yarashobewe. Mu mbaraga z'amasengesho ijuru rirakinguka.
Urubori rwawe uratsinze
udapfa iteka Imana y'umugisha murakoze cyane reka n'abavandimwe ba Gisele bahari nabo batari mu mirimo bari hafi barakoze cyane famille ngari ya Pastor
kidashira igisubizo cyabuze abanizeraga ko bashobora abo nabo bari bananiwe inzira yari ubutayu gusa nabuze n'amazi yo kunywa naramutse nibaza aho byavuye mu miraba myinshi idashira igisubizo cyabuze abanizeraga ko bashobora abo nabo bari bananiwe inzira yari ubutayu gusa nabuze n'amazi yo kunywa byavuye mu mbaraga z'amasengesho byavuye mu mbaraga z'amasengesho byavuye mu mbaraga z'amasengesho imbaraga z'amasengesho byavuye mu mbaraga z'amasengesho imbaraga haleluya imbaraga z'amasengesho ijuru rirakinguka imisozi miremire igahinduka ibibaya harimo ubutunzi bwimbitse umwanzi nawe yarashobewe mu mbaraga z'amasengesho ijuru rirakinguka haleluya imisozi miremire harimo umwanzi nawe yarashobewe imbaraga z'amasengesho imbaraga iminsi mfata igihe mu ntambara ariko iteka siko mpora ntezwa kuko nshyigikiwe n'imbaraga zitagaragara zihangara ibigaragara byarahoze byavuye mu mbaraga z'amasengesho byavuye mu mbaraga byavuye mu mbaraga z'amasengesho ijuru rirakinguka imisozi miremire imbaraga z'amasengesho ijuru rirakinguka imisozi miremire harimo umwanzi nawe yarashobewe imbaraga z'amasengesho imbaraga z'amasengesho imbaraga z'amasengesho harimo ibisubizo harimo ubutunzi bwinshi cyane imbaraga z'amasengesho Mana ishimwe imbaraga z'amasengesho mwiriwe neza murakoze cyane bahagaze aha ngaha
mpagaze ahangaha mu itsinda rya bande yafashaga Giselle Precious mu ivugabutumwa twabanaga umunsi ku munsi. Izi ndirimbo zose turimo turaririmba ni ibihangano bye yari yaranditse yari yaradusigiye, twabiririmba kuko tugiye mu ivugabutumwa ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Wakoze, ukomeze kwihangana kandi twakwikomejeho nawe iwadutera intambara nyinshi wararwanya ukanesha, twakwikomejeho mwami iwaduterana intambara nyinshi wararwanya uranesha Mana we, twakwikomejeho mwami iwaduterana intambara nyinshi wararwanya uranesha Mana we. Ibyo tubona n'ibyo tutabona, ibyo tubona n'ibyo tutabona, uri Mana imirimo yawe ukora. Ibyo tubona n'ibyo tutabona, oh imirimo yawe ukora. Oh mu byo tubona, mu byo tubona, oh imirimo yawe ukora. Ibyo tubona n'ibyo tutabona, oh imirimo yawe ukora. Tukuramburiye amaboko ibimenyetso, twibutse imirimo myiza wakoze, ufite impamvu ikomeye. Tukuramburiye amaboko, tukuramburiye amaboko, imitima imenetse, twibutse myiza wakoze, ufite impamvu ikomeye. Tukuramburiye amaboko, imitima imenetse, twibutse imirimo myiza wakoze, ufite impamvu ikomeye. Twakwikomejeho mwami ntiwadutererana intambara nyinshi wararwanya uranesha Mana we. Twakwikomejeho mwami ntiwadutererana intambara nyinshi wararwanya uranesha oh Mana we. Oh mu byo tubona, mu byo tubona, oh imirimo yawe
Aturuka Isiyo
n'izina ryanjye amazina yanjye yitwa Kabayiza Olivier
ahagarara mu izina rya bagenzi banjye twari kumwe itsinda twari kumwe twabanaga na Giselle Precious dufatanya umurimo w'ivugabutumwa bande, kongera nkahagarara mu izina ry'umuryango witwa Precious Family, umuryango uhuriyemo abantu benshi batandukanye, bari abakunzi ba Giselle, ibihangano bya Giselle, twari duhuriye mu itsinda rimwe umuryango mugari ndetse n'abavandimwe turi kumwe aha ngaha. Mu mwanya muto dufite ndabanza mvuge ku ruhande rwanjye, Giselle yari inshuti yanjye y'inkoramutima. Kimwe mu bintu wenda naheraho, ubusanzwe ndi umucuranzi, ncuranga gitari. Gitari ya mbere natunze bwa mbere yanjye tariki 22 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2018, Giselle Precious wagiye kuyingurisha. Giselle yari arahangaha mu Rwanda, hanyuma nza kuyimutuma ajya i Kampala. Yagiye i Kampala arangije arayinzanira. Igitari twakundaga no kuyikoresha mu bitaramo, yari acoustic. Mu by'ukuri ko byo kuvuga none ahangaha muri uyu mwanya biragoye. Giselle yatoye urwandiko rwiza, yatoye urugero rwiza. Nk'umuryango twari turimo turavuga, durimo turi abantu benshi bagiye batandukanye cyane, uhagaritse uramutse uzanye buri muntu wese agaragara ahangaha yakubwira byinshi bitandukanye yabonye Giselle kandi ku ruhande rwe rutandukanye n'ubwo njye namubonyemo. Muri make rero Giselle yatoye inshuti nziza, yatoye urugero rwiza. Twababajwe cyane, dushengurwa cyane no kumva urupfu rwe, ariko nanone duhumurizwa n'uko aho yagiye ari heza kandi ko yapfanye ibyiringiro. Mbere y'uko atabaruka nk'ibyumweru 2, nabasuye kwa muganga aho bari akimara haciye iminsi abyaye, yari ari kumwe n'umutware we, yarabasuye. Hanyuma turahagera turaganira, ntabwo twaganiriye cyane, ariko nabonaga ko yari afite imbaraga ku buryo ntabwo natekerezaga ko yahita agenda. Nkimara kubyumva rero narashenguye cyane muri njyewe, numva ngize icyuho muri njyewe, ariko kimwe mu bimpumuriza ni uko mpamya yuko aho yagiye ari heza kandi yuko tuzamusangayo. Giselle Precious ni inshuti yanjye cyane y'inkoramutima, ntawe no kumbivuga aha ngaha. Nifuje kuruhukira mu mahoro. Giselle nzahora mwibuka iteka, ntabwo nawe no kumbivuga. Giselle ruhukira mu mahoro. Mbona no gukomeza umuryango ndetse n'inshuti n'abavandimwe mwese muri aha ngaha, murakoze cyane.